Ariko se byagenze gute kugira ngo umutora agiraga inama zo gutsinda igihanganye gikomeye? Ingabo za Isirayeli zari mu ntambara n'Abafilisitiya zihanganye hakurya no hakuno. Goliyati yaje imbere arangurijwe avuga ati nimunyereze umuntu kugira ngo nimutsinda muze kuba abagaragu bacu, kandi nawe nantsinda turaza kuba abagaragu banyu. Mu minsi 40 yose yashize nta muntu n'umwe utinyutse kuba yakegera Goliyati, ndetse na Sawuli ubwe ntabwo yigeze abikora. Maze Dawidi agemuriye abasaza yumva ibyo n'Umufilisitiya ari kugenda avuga, aravuga ati uyu Mufilisitiya ninde yemeze gusuzugura Imana ihoraho? Ijambo ryageze kuri Sawuli, maze Sawuli atumizaho Dawidi aramubwira turacyari umwana muto ntabwo wabishobora. Dawidi aramubwira ati Uwiteka azankiza. Nuko Dawidi ajya imbere afite amabuye 5 yatoraguye ndetse n'umuhumetso yari afite. Maze Goliyati amubonye araseka cyane aratungurwa, aravuga ati ngwino. Maze Dawidi agenda yirukanka naho umuhumetso we, maze azunguza umuhumetso arekura ibuye rigenda kubita Goliyati mu mutwe, maze igihanga cyo gikubise hasi. Ngo intsinzi cyangwa se gutsindwa ntabwo bishingira ku bunini, ahubwo bishingira ku wiringira. Niwe yemera ko Imana igiharanira kurwanira abantu bayo, wandike muri comment amena ati Imana ndwanirira. Ibwira ko kandi mu gihe utamfollowinze bize kugora kugira ibintu nkuru zitandukanye za Bibiliya.